nagira ngo mbanze nshimire Edouard Ngirente kuba yemeye gukorera igihugu cye muri uyu mwanya, kuba Minisitiri w'Intebe, akazayobora na guverinoma. Ndabanza mpere ku gushimira byimazeyo Minisitiri ucyuye igihe, Prime Minister ucyuye igihe, Prime Minister Ngirente, nagira ngo mbanze mushimire akazi keza n'imyaka yari amaze agakora. turakurikirana rero ubuhanga ko hari group photo dukurikirana ihererekanya kugira ngo mwaba amashyi. FTV Studio. GG. Whoa. It's Weakless alongside the Chris Pocket. Serious boys come chima. Yeah. Whoa. Mwiriwe neza mwese. Abanyacyubahiro, abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, abayobozi b'izindi nzego, banyakubahwa mwese, abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga baba bari hano, abanyacyubahiro mwese. Umuhango watuzanye hano ni umuhango uremereye, ariko nta nubwo uri budutwarire umwanya munini cyane. Nagira ngo mbanze nshimire Edouard Ngirente kuba yemeye gukorera igihugu cye muri uyu mwanya, kuba Minisitiri w'Intebe, akazayobora na guverinoma. Nabonye umwanya wo kuganira nawe bihagije mbere y'uko ibi byose biba, ariko nyuma yo kwemera gukora iyo mirimo twumvikanye ko iyo mirimo iremeye, ariko nta n'ubwo ukwiye gukangana. Ni imirimo nyine ikorwa n'abantu, ntabwo ari ibyadutse bindi bishya. Ariko nasanze yiteguye, abyumva,
ubu igisigaye ni ukubishyira mu bikorwa. Nanamubwiye ko mu bikorwa ubundi uko tubimenyereye kandi uko biduhira, mu bikorwa byacu ntawe ukora wenyine, turuzuzanya, dukorera hamwe nk'umuco. Muri iyo mirimo nshya agiyemo mu kuyobora guverinoma, hari abandi bazaba bayirimo, ubwo imirimo tuzayifatanya twese. Kuri urwo ruhande ngira ngo byumvikanye, kandi ndizera ko afite imbaraga, afite ubushake, afite n'ubwenge bihagije kugira ngo n'ubumenyi kugira ngo ibimutezweho bigereho, twese dushobore kubigeraho. Ndamushimiye rero kandi mwizeza ko bizagenda neza. Nagira ngo mbonereho n'umwanya wo gushimira uwari Minisitiri w'Intebe Murekezi. Yakoze byinshi byiza kandi bifite icyo byafashije twese kugira ngo tube twarageze ku nshingano muri icyo gihe cye yarayoboye nka Minisitiri w'Intebe. Nagira ngo mbonereho umwanya mushimire nawe. Ikindi ni uko hari imirimo myinshi dutezweho twese. Iyo udakora umurimo umwe ushobora gukora uwundi. Ndibwira ko Murekezi ubushake bwe n'ubwitange bwe n'ibyo yakoze bitari imfabusa, ahubwo bizakomeza no mu yindi mirimo nayo ifitiye igihugu akamaro, bitari byo kuba Minisitiri w'Intebe gusa. Ibyo rero biraza gukurikiraho mu minsi iri imbere. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi uyu munsi, wenda ndetse n'ejo tuzabona umwanya uhagije wo kuvuga ibyo twifuza kuvuga bindi bitari byo mvuze ubu ngubu. Nyuma yo gushyiraho Minisitiri w'Intebe, kugira ngo murabizi uko bigenda bikurikirana byose, uyu muhango w'uyu munsi niwo wagomba gutangirira ibindi byose. Ubwo hagomba gukurikiraho rero gushyiraho guverinoma, nayo iri mu nzira. Ndetse wenda ku mugoroba ni ugukoreraho, twaratinze ariko ubu ni ugukomeza. Ku mugoroba turabagezaho amazina y'abo twifuza cyangwa twumva bashobora gukora muri iki gihe kindi,
hari abakomeza nk'uko bisanzwe, hari n'abashya nanone bari bujye muri iyo guverinoma. Ngira ngo ibyo muranabimenyereye ntabwo ari bishya, birasanzwe. Iyo guverinoma ikajyamo abagore, abagabo, ku buryo iyo guverinoma ndetse ituranga mu miterere yacu, mu byinshi tugomba kubahiriza kugira ngo abanyarwanda bose bashobore kuyibonamo, niko mbyumva. Nta bijya biba 100% nanone, ariko turagerageza kugira ngo abanyarwanda bumve ko bahagarariwe na guverinoma yaba ibatunganiye, ibisigaye bikaba ibikorwa. Ibyo navugaga byo kwibonamo by'imibare myinshi, kuko n'itegeko nshinga rirabidutegeka, murabizi. Iryo tegeko ridusaba murabizi, ugomba kubyubahiriza. Rero abagore ntibaba hasi ya 30%, icyifuzo ni no kurenza 30%. Uyobora guverinoma afite ibyo mwashyizeho bigomba gukurikizwa, ibyo nagerageje kubikurikiza. Ngira ngo murabizi n'ibindi byinshi, ntiriwe nsubiramo uko bimeze. Turagerageza kubyubahiriza iteka, ariko ntabwo tuzashimisha buri wese, ariko iyo ari benshi ugendera aho ngaho, ugendera kuri uwo mubare. Rero ejo ubwo ndi busabe inzego zibishinzwe nanone zizongere ziduha umwanya, hanyuma turahize abo tuza kuba twabagejejeho ku mugoroba. Ubwo tuzajye mu weekend dufite guverinoma. Ndumva rero icyo naba nibagiwe kubabwira ubwo nzakibabwira ejo. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Mwaramutse neza mwese. Bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, nyakubahwa ari Minisitiri w'Intebe umaze kurahira, abagize guverinoma n'abandi bayobozi baturahiriye imbere hano, abanyarwanda bose bakurikira uyu muhango, nagira ngo ntangirire kubasuhuza mbifuriza ubuzima n'ibihe byiza. Ndabanza mpere ku gushimira byimazeyo Minisitiri ucyuye igihe, Prime Minister ucyuye igihe, Prime Minister Ngirente, nagira ngo mbanze
mushimire akazi keza n'imyaka yari amaze agakora. Twakoranaga neza uburyo najyaga mutera urubwa nkahera ku izina rye ngo ngire nte ntumwira niba prime minister ugira utyo hanyuma agaheraho abigira atyo nyine. Nagushimira cyane rero kandi ndagira ngo byumvikane ko abavuye cyangwa bahinduriwe imirimo n'abatahawe indi buriya irahari irabategereje. Birahinduka gusa ariko ntabwo birangirira aho ngaho, niko bikwiriye kumvikana. Abanyarwanda ni benshi twifuza ko bagira uruhare rutandukanye mu gukorera igihugu cyabo, kandi ibintu bizajya bihora bihinduka, si ibyege mwananiye gusa mwaze kumpindura. Ndashaka guhinduka nanjye ariko mukanga, ubwo nanjye cyanjye kizagera. Ku bamaze kurahira rero barahiriza inshingano bahawe, ndetse n'abari bari mu nshingano zitandukanye bategereje izindi bazabona. Nagira ngo mpere ku kuvuga ko izi nshingano zifite uburemere butandukanye. Icya mbere, zihera ku bushobozi cyangwa ku bumenyi cyangwa ku bushake bw'abantu. Ugomba kugira ubushake, ugomba no kumenya icyo ugiye gukora, ugomba no kukigirira ubushobozi. Hari bimwe abantu bashobora gukora, tuvuge abahawe imirimo, bahawe imirimo runaka, ndetse byahereye ko abantu babonye ko muri wowe hari ubwo bushobozi. Ibyo ni ibituruka hanze, ariko uko uzabikora n'ubushake ubikorana n'imyumvire ubikorana ko ako kazi karenze wowe gusa, kareba igihugu cyose, ibyo ntibyoroshye kugira ngo bituruke hanze mu baguhaye izo nshingano. Ni wowe birimo. Uko ubikoresha uhereye ku bikurimo, ibyo ni ibyawe rwose. Abantu bakwigisha, bakwibutsa, babwiriza, bakwegera ibyo byose, ariko iyo bitakurimo ngo ubyumve ibijyanye n'izo nshingano,
biri muri wowe, akazi ntabwo gashobora kugenda neza. Niyo wakwibutswa inshuro zingahe, niyo wakubitwa imijugujugu kangahe, niyo wagira ute, ibikurimo utabivanamo ngo ubikoreshe kubera ko bishingiye ku myumvire yawe n'ubushake bwawe, akazi ntikagenda neza. Impamvu rero nayo mbivuga, u Rwanda rwacu, aba banyarwanda batureba bakatubonamo byinshi, bakwiye no kutugirira icyizere ku bibazo bafite bahangana nabyo buri munsi, tugiye kubafasha kubikemura. U Rwanda rufite imiterere yarwo, hari aho rusa n'ibindi bihugu, cyane ibya Afurika, ariko hari n'aho dutandukaniye n'ibindi bihugu, byaba n'ibya Afurika byaba n'iby'ahandi hose. Dufite amateka yacu, dufite umuco wacu, dufite kamere yacu duheraho, dufite n'ibindi dusangiye n'Abanyafurika navugaga. Iyo ubona u Rwanda naho ruva naho rujya, cyangwa aho ruri ubu ngubu, buri munsi tuvuga amajyambere, atera imbere n'ibyo. Hari abandi bateye imbere. Kuki abandi bateye imbere tugasigara? Kuki twasigaye inyuma? Hari impamvu ishingiye no ku kuntu dutandukanye. Ubundi iyo tutaza kuba dutandukanye bigeze aho, natwe tuba duteye imbere. Ariko impamvu ni iyihe? Impamvu ni amateka, impamvu ni imikorere, impamvu hari ibyo ntari bujyemo bitaza kumvikana nabi, ariko tugomba gukosora byanze bikunze. Ndetse no muri twe twicaye aha n'abandi handi, ari n'ushobora kwibaza atari ko twabikosora dute. Hari abihebye barekuye, bazi ko Abanyarwanda, Abanyafurika tugomba kuba turi aho, turi abakene, turi mu mwiryane, hanyuma kandi hari abazaza kudukiza. Abazaza kudukiza ntabwo mvuga babandi mwirirwa musenga mutegereje bazabakiza, bamwe batuyobora twese, ntabwo ari byo mvuga. Gusanga abantu bari aho bategereje abazabakiza ari abantu nkabo, nicyo mvuga, nicyo kibazo cya mbere. Ubundi iyo mico ya savior mentality tukazaba tuzakizwa n'abantu bicaranye natwe hano, abatumirwa, abo twita partners. Ibyo nicyo kibazo cya mbere tugomba kwivanamo, ko twicara, ko tubaye aha muri iki gihugu cyacu, tugahera kuri twe, ibyo dushoboye tukabikora uko dushoboye, ukabikora uzahuva
uzi n'aho ujya, uzi n'aho ushaka kujya. Abo bandi bafasha, iyo bagufashije uri mu nzira ugenda ugana aho ushaka kujya, nibwo bigira akamaro. Ariko ntabwo bazaguterura ngo bagutereke aho ushaka kujya, nta nubwo babishaka niba mutari mubizi. Ntibabishaka, ntibabikeneye, ahubwo ugumye aho ngaho ni mu nyungu zabo. Twe rero Abanyarwanda, Abanyafurika, tukicaraho tukadamarara, tugategereza ko hari abazaza kuducungura. Kandi ntiwabonye ko n'abariya tuzi muri za Bibiliya n'abandi bazaducungura bafite uko basa kwabo kutari nkatwe? Ntabwo bari mubizi. Murerekwa ariko ntimubona. Ibyo rero ni ikinyoma. Umwicara ubwo muhabwe izo nshingano, mwazijyamo mugakora neza, mwazijyamo mugakora nabi, mwazijyamo mwinuba, ukavuga uti kuki bangiza iki, batangiza iki, abasigaye hanze bavuze bati ariko kuki batoranyije kanaka jye ntibampitemo. Ibyo byose jya ubikora wibuka ngo uri ubusa igihe twese tutivanyemo uwo muco wo kutumva inshingano ituri imbere, icyo dukwiriye, agaciro dukwiriye kwiha mbere yuko dutegereza ko hari undi wakaduha. Uri ubusa. Ariko hari n'abo kuba ubusa bitagize icyo bitwaye. Ni naho bihera. Hari abo kuba ubusa, guhora usabiriza, guhora ukubitwa inkoni za buri munsi ngo ntiwagenjeje uko undi yabishakaga, hari abo bitagize icyo bitwaye. Kuko niba abandi navugaga bihebye, bava ku cyo bakwiriye kuba bari cyo, bategereza icyo abandi babagenera. Byo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ntibyabaye by'imyaka 100 ishize, kugeza ubu ntibizaba byo guhera ubu n'indi myaka 100 iri imbere. Ntibishobora kubaho. Niyo umuntu abivuga atya rero, ikibabaje ni uko ku mpande zombi ari twebwe turi aho ngaho hakwiriye gukosorwa, ari bariya nabo batugenza uko ukwiriye gukosorwa. Bose twese hamwe turi kimwe, binyura mu gutwi kumwe bigahita mu kundi, bikakomeza uko byabaye imyaka yose ishize. Ndabivugira, nzahora mbisubiramo, tugomba kubisubiramo. Nabibwira mwebwe abayobozi muri hano bafashe inshingano zo kuyobora. Niba mutabyumva, ubu nababwira ko turi mu ibasi tutazi n'aho ijya. Turi muri bisi, ufite umushoferi uyobora, adakora agisida, ariko abari mu bisi ntibazi aho bajya. Niko bigenda iyo abayobozi ibyo batabyumva. Duhora tugenda tuzunguruke
muri iyo bisi twisange aho twaturutse, aho twahereye urugendo. Abantu ntibavamo bavuga ngo twagarutse hahandi. Ubwo bamaze amasaha angahe bagenda mu bisi, bajya gusohokamo bagasanga bari aho batangiriye. Niko ari u Rwanda, ari Afurika, imiterere yacu, imikorere yacu, imyumvire yacu tutivanamo ngo hindura ibigomba guhinduka, niko bigenda. Kandi hari ingero nyinshi zikwiriye kuba zitwigisha, zikwiriye kuba zadushyiramo, simvuze uburakari bundi, ndavuga uburakari bw'imbaraga abantu bari bakwiye kuba bakoresha kugira ngo tuve aho. Ingero zirahari buri munsi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi. Umunsi w'amateka yacu, imyaka 31 tumaze, naho tuvuye, ababigizemo uruhare bandi batari abanyarwanda, aho uyu munsi baza bakabwira abantu ko the victims are now the perpetrators. Barangiza babigizemo uruhare, barabirebereye, barangiza bakazana amasomo ku kwigisha uko ukwiriye kubaho. Bakazana amasomo kwigisha demokarasi. Nabwo ntibe demokarasi gusa, kitwa bagashaka benshi liberal democracy. Liberal democracy ngiye ko nahina mu magambo make, ni ukubwira ngo no muri ubwo bukene bwawe bwose, no mu ko wabaye, ibereho uko ushaka, niyo kwaba kukwica, ureke n'undi abeho uko ashaka, niyo kwaba kumwica, niyo mwese kwaba kubica. Nicyo bivuze. Bakaza kubikwigishaga, barangiza bakaza kukubwira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Muri mwebwe nimumbwire utazi ikiremwa muntu ninde? Aho ugomba kuba muri n'abaswa wenda. Aho bahereye babibigisha, imyaka igiye kugera 100, n'ubu ntimurabifata. Wahora wigishwa usubirirwamo icyo. Ariko se ikiremwa muntu ninde? Wowe nturicyo, nk'uko n'undi akiriye. Ubu ukubwira ni ikiremwa muntu, nawe uri ikiremwa muntu. Uburere is one thing, uburere ubuzima. Uko mubukoresha is another thing. Ariko uburere butangwa kugira ngo bushingirweho, bukoreshwe ibyiza by'abantu. Kandi nta muntu waremye undi. Nta muntu waremye undi. Ibintu byose ni magirirane. Ntabwo ari ukubivuga gusa, dukwiye no kubishingiraho ibikorwa dukora, hanyuma tukabona ibivuye muri ibyo bikorwa. Nagira ngo rero muri ayo magambo maremare nongere nshimire
abayobozi mu nzego zitandukanye, ariko mbabwira ko namwe mwisuzume buri cyumweru, buri kwezi, mwisuzume murebe icyo mwahindura. Niba wanakoraga neza urusheho, urenze ibyiza wakoraga, kuko byose birashoboka, ariko hagomba kugira ibikorwa. U Rwanda aho ruva n'aho rujya, nk'uko byavuzwe kare, n'aho rugeze ntabwo ruhageze ku busa, nuko nyine abantu bagiye bagira ibyiza bakora. Ariko wibaze iyo tuza kuba ari twese dukora ibyo bikorwa byiza kandi tubikora neza ku buryo duhora dutera imbere muri byo, aho tuba tugeze tuba turenze n'aha ngaha turi. Ariko nanone niba harimo abumva ko aho tugeze niho hacu, niho hadukwiriye, niho twagarukira, ubwo nyine ikibazo kiracyahari. Ntabwo kuyavuga ari ukuyarangiza rero, ahasigaye ubwo ni ahanyu. Ibyanjye mba nayababwiye, ngerageza gukora ibyo nshoboye, ubwo namwe reka turebe aho tuganisha igihugu cyacu. Asanteni sana.